Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe, kandi ndizera ko mumeze neza. Nanjye ndashima Imana nyuma y'igihe kirekire tumaze tutari kuganira, tutari kuvuga kuri izi ngingo zijyanye no kwirinda temperance. Uyu mwanya turagarutse rero, Imana tugiye ubuntu, reka dushime Imana yuko yabanye natwe kandi ikabitwemerera ko twongera kugaruka tuje kuganira kuri izi ngingo zijyanye no kwirinda no gutunga amagara mazima no kubaho tutarwara, kandi birashoboka. Reka rero mbere ko dutangira iyi nsanganyamatsiko tugiye kwigana, reka tubanze dusenga. Turagushimira Mwami Imana yacu, tugushimira ko dushoboje kongera kwicara hano tugushima. Ngwino ubane natwe kandi ugiye kwigira kuri wowe. Tugiye kwiga ibijyanye n'ubuzima bwacu kandi imibiri yacu n'insengero zawe. Turagusabye ngo tuyoboze ubuntu bwawe, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo ibiribwa nk'imiti. Abantu benshi usanga imiti yarababereye yarababereye ibiribwa, ariko twebwe muri temperance mu buryo bwo kwirinda no kwitungira amagara mazima, ibiryo byacu bigomba kutubera imiti, kandi ugasanga umuntu rwose atarwara. Hari abantu batizera yuko ibiribwa harimo imbaraga y'Imana ivura. Adamu na Eva, Imana imaze kubarema yabahaye ibimera, nk'uko tubisoma mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 havuga ngo, kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera. Imana imaze kurema Adamu na Eva, ibyo kurya yabahaye ibimera. Umuntu nawe Imana yamuhaye ibimera, nk'uko yabihaye n'amatungo yose arisha ibyatsi, ariko by'ibimera kandi bishobora kudufasha mu buryo bw'imiti no mu buryo bwo gutunga ubuzima bwacu. Niyo mpamvu tugarutse rero muri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo ibiribwa cyangwa se ibyo kurya nk'imiti. Imiti ye kutubera iki? Ye kutubera nk'ibyo kurya. Abantu benshi usanga batunzwe n'imiti, ugasanga imiti iramutse ibuze ubuzima bwabo bwahagarara. Kubera iki? Kubera ko hari igihe kinini baba baramaze batitaye ku buzima bwabo, noneho ugasanga ubuzima bwabo bwageze aho bwangirika bugera ku rwego kugira ngo umuntu abeho agomba kuba yanyweye imiti. Rero twebwe mu buryo bwo kwirinda, ibiribwa bigomba kutubera iki? Bigomba kutubera imiti, aho kugira ngo imiti tubere ibiribwa. Rero insanganyamatsiko yacu n'ubundi ivuga ngo ibiribwa nk'imiti. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye no kugira uruhu rwiza cyangwa se kugira umubiri mwiza. Abantu benshi kugira ngo bagire umubiri mwiza usanga bagenza gute? Bisiga amavuta abatukuza kugira ngo base neza, ariko ari amavuta bisiga atukuza atuma umuntu ashobora gusa neza, ugasanga afite uruhu rukeye. Ntabwo turi bujye ku ngaruka ashobora gutera, ariko kugira ngo umuntu abe yuzuye kandi afite uruhu rwiza asa neza, ntabwo bigombera kuba umuntu yisize amavuta kandi ashobora kumugiraho ingaruka. Ahubwo umuntu aramutse atariye, atabonye intungamubiri, atabonye ibiryo byiza, ntabwo wakwisiga ariya mavuta ngo agire icyo akumarira. Kugira ngo ariya mavuta agire icyo amara, ni uko umuntu aba yariye afite n'ubundi umubiri mwiza. Niyo mpamvu rero tugarutse muri uyu munsi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo kugira umubiri mwiza bishingiye ku mirire, ntabwo bishingiye ku kwisiga, bishingiye ku mirire. Niyo mpamvu hano hari ubwoko bw'ibiribwa 18 tugiye kureba umuntu abasha kurya kandi akagira uruhu rwiza kandi rukeye. Ubwoko 18 umuntu ashobora kurya kandi akagira uruhu rukeye. Muri ubu bwoko 18 nta byo kurya byo mu ruganda birimo, ni ibimera n'ubundi. Nk'uko Imana yahaye Adamu na Eva ibimera, akababwira ngo dore mbahaye ibimera bizabe ibyo kurya byanyu, ninakora n'uyu munsi abantu bakwiriye kwiringira yuko Imana yaduhaye ibimera kugira ngo bitubere ibyo kurya kandi bivemo n'iki? Bivemo n'imiti. Rero ni muri urwo rwego tugarutse muri insanganyamatsiko tuje kureba ibiryo ushobora kurya ukagira uruhu rwiza, mbega ukagira ubuzima bwiza buturuka imbere bujya inyuma. Abantu benshi bifuza yuko ubwiza bwabo bukwiriye guturuka inyuma bujya imbere. Ntabwo ari byo, ahubwo ubwiza buturuka imbere bujya inyuma bitewe n'intungamubiri tuba twabonye zivuye hehe? Zivuye mu bimera. Reka turebe kuri iyi foto iriho ubwoko bw'ibiribwa 18. Harimo ibishobora gutekwa n'ibishobora gukoreshwa ari bibisi. Rero dukwiriye kwiringira imbaraga yo mu bimera, kuko Imana yaduhaye ibimera kugira ngo bidutunge kandi bivemo n'imiti ituvura. Ifoto ya mbere iriho urubuto rwa oranje. Urubuto rwa oranje ni rwiza ku mubiri wacu. Ifoto ya kabiri iriho urubuto rw'ipapayi. Urubuto rw'ipapayi ni rwiza cyane, ndetse n'imbuto z'ipapayi zishobora kuvura mu buryo bumwe, zishobora kuvura mu buryo bwo kuvura amibe. Imbuto z'ipapayi. Ku ifoto ya gatatu ngiye kugenda mbireba manuka. Ubwoko bwa gatatu hariho natsi. Natsi ni ubunyobwa.
ni ibinyampeke ariko byo mu bwoko biri mu bwoko bw'ubunyobwa, tubyita ubunyobwa cyangwa se ububembe. Ku ifoto ya 4 harimo green tea. Green tea nayo ishobora gufasha. Ubwoko bwa 5 hariho avocado. Avoka ni nziza, abantu benshi bakunda amavuta ya avoka. Amavuta ya avoka abantu bashobora kuyisiga mu musatsi cyangwa se bakayisiga ku ruhu cyangwa se bakanayateka. Ni amavuta meza. Rero ku bwoko bwa 5 hariho sweet potato, ibijumba. Ibijumba rero birimo intungamubiri ishobora gutuma uruhu rwacu rumera neza kandi n'ubuzima bukamera neza. Hariho berry. Berry ni inkeri za kizungu cyangwa se inkeri za kinyarwanda, nazo zishobora gutuma umubiri cyangwa se uruhu rw'umuntu rumererwa neza, ariko si ukuzisiga ahubwo ni ukugenza gute, ni ukuzirya. Reka turebe ubwoko bukurikiyeho. Ubwoko bukurikiyeho ni urunyanya cyangwa se tomato. Urunyanya narwo rushobora gutuma umuntu agira uruhu rwiza. Mu buryo bwo kurusiga urunyanya, uramutse urufashe ba bantu bakunda kugira ibiheri mu maso, ukarufata ukarushyiraho baking soda, ugashyiraho korogati, utunyangirizaho n'indimu, ugakamuraho akadimu gakeya, hanyuma ukamasika mu maso, ukisiga mu maso. Urunyanya rushobora gutuma ibiheri umuntu afite mu maso bigenza gute, bigabanuka bikavaho. Rero turebe ku gafoto gakurikiyeho. Agafoto gakurikiyeho ni dark chocolate. Dark chocolate nayo ishobora gutuma umuntu agira uruhu rwiza. Agakurikiyeho ni karoti uramutse uzifashe ukazivanga na yawurute, ukazirapa ukazivanga na yawurute, ushobora kuzimasika mu maso ku bantu bakunda kugira ibiheri. Hanyuma iyo hashize iminota 30 ugenza gute, uroga ukabikuraho, babikora nk'inshuro 10 mu minsi 10, kandi bya biheri bikagenza gute, bya biheri byo mu maso bikabasha gushiraho kandi ukagira uruhu rwiza. Agafoto gakurikiyeho kariha amavuta ya olive oil. Olive oil ni amavuta meza haba mu kuyarya haba no mu kuyisiga. Akandi gakurikiyeho ni pumpkin seeds. Pumpkin seeds nazo ni imbuto z'ibihaza. Imbuto z'ibihaza nazo ni nziza ku ruhu rwacu, zivamo amavuta meza umuntu ashobora kwisiga, cyangwa se pumpkin zishobora kuvamo umuti uvura mu nda. Rero hari uburyo bwo kuzikoresha, nazo ni nziza cyane ku ruhu rwacu. Tugeze kuri watermelon. Watermelon nayo ni nziza ku ruhu. Watermelon irimo intungamubiri nyinshi ku buryo ishobora gufasha umuntu wayiriye kugira ubuzima bwiza kandi akagira uruhu rwiza. Kokombure nayo irimo intungamubiri nyinshi cyane ziruta iza watermelon, kandi zishobora gufasha umuntu kugira uruhu rwiza no kugenza gute, no kugabanya ubushyuhe mu mubiri. Agafoto gakurikiyeho ni akantu kitwa kiwi. Hano hariho ibintu byinshi umuntu ashobora gukoresha byose, ahubwo ubonyemo bike muri byo bishobora kugufasha. Tugeze ku gafoto kanditseho ngo green leaf. Green leaf ni ubwoko, ni umuryango w'imboga ziri green. Umuryango w'imboga ziri green, nazo imboga ni nziza ku buzima bwacu, kuko imboga zikungahayeho ku bintu birinda indwara, ariko imboga zanafasha gutuma umuntu agira uruhu rwiza. Akandi gakurikiyeho ni beetroot ni beterave. Beterave nayo ni nziza mu gutuma abantu bagira uruhu rwiza cyangwa se basa neza. Ariko ibi bintu byose mvuze, bimwe ushobora kubyisiga nka kokombure yivanze na yawurute, urunyanya, ukabyisiga mu maso, ukamasika mu maso uvanzemo n'utundi navuze haruguru. Ariko ibi ngibi ni imiti ivura iva imbere y'inyuma ku muntu wabashije kubifata. Rero niyo mpamvu dukwiriye kubyibandaho cyane kugira ngo tubashe kugaragara neza, aho kugira ngo abantu benshi bashaka amavuta yo kwisiga kugira ngo bagire uruhu rwiza, ariko uba utabashije kurya ntushobora kugira uruhu rwiza, kuko burya umuntu asa neza biturutse ku byo afungura mu buzima bwa buri munsi. Turmeric nayo ni nziza mu buryo uyikoresheje ushobora kugenza gute, ushobora kugira uruhu rwiza cyangwa se ukagira umubiri mwiza. Rero mu nsanganyamatsiko yacu twari twateguye neza imbuto nari nateguyemo zishobora gutuma umuntu agira uruhu rwiza kubera yazifashe, kuko gusa neza inyuma bituruka hehe? Bituruka imbere. Niba ushaka gusa neza, niba ushaka kugira uruhu rwiza, ugomba gukoresha ibi bimera. Abantu benshi ntabwo bizera imbaraga iri mu bimera Imana yaduhaye, kuko ibi bimera birimo imiti ishobora kugenza gute, ishobora kutuvura kuruta kwisiga cyangwa se kuruta kunywa imiti.
Rero ni byiza gukoresha gukoresha izi mbuto ziri hano n'imboga, kuko zikora icyo bita immunity, zigakora ubudahangarwa ku buryo umuntu agira ubudahangarwa ku buryo nta ndwara iyo ari yose ishobora kugenza gute ishobora kumuganza cyangwa se ngo agere ku rwego rwo kurwara no kuremba bitewe n'iki, bitewe ko aba afite ubuzima buzira umuze kubwo gufata izi ntungamubiri ziboneka muri izi mbuto. Rero insanganyamatsiko yacu ivuga ngo ibiribwa nk'imiti, tuyisoreje ahangaha. Ibiryo byiza bishobora gutuma tugira uruhu rwiza, best food for brightness skin. Rero reka dusoreze ahangaha, Imana ikomeze kubaha umugisha. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye ko wabanye natwe, bugufi ngo ushyirwe hejuru, ukomeze kubana natwe, uduhamagara amazima kandi abarwayi bakize. Buri muntu wese wakurikiye video uyu umugisha wawe, tubere byose muri byose, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.